Nyakanga. Amavubi yatsinze Gabo mu mukino wa gicuti igitego kimwe kosa. Icyo gitego cyatsinzwe na Jacques Tuyisenge. Bagombaga kwerekeza Pointe Noire mu minsi 3 yari igiye gukurikiraho. Uyu mukino niwo wafashe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kwitegura igihugu cya Congo Brazzaville. Inyuma yo gucenga myugaro wa Gabo, kapiteni w'Amavubi Haruna Niyonzima yateye umupira watsinzwe n'umutwe na Jacques Tuyisenge ku munota 23. Nyuma y'indi minsi mike indi nkuru yagiraga iti amahirwe y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu gukomeza gushaka igikombe cya Afurika kizabera muri Maroc umwaka utaha yagabanutse cyane ubwo yatsindirwaga muri Congo Brazzaville ibitego 2-0 mu mukino wabereye kuri Complexe Sportif de Pointe de Noire. Hari ku cyumweru tariki 20 z'ukwezi kwa 7 2014 ibitego bya Congo Brazzaville byinjijwe byombi mu gice cya kabiri byatsinzwe na César Ganze ku minota 65 na Fode Dore ku minota 78. Nyuma y'iminsi mike haje indi nkuru igira iti Amavubi yishyuye Congo Brazzaville ibitego 2 yari yatsindiye Pointe Noire byinjijwe na Ndahinduka Michel ndetse na Kagere Medi. Bakomeza mu majonjora y'igikombe cya Afurika mu matsinda kuri penalty 4-3. Amavubi yagombaga guhura na Nigeria na Afurika y'Epfo na Sudani mu itsinda rya mbere, aho amakipe abiri ya mbere mu matsinda 7 nimwe yatsinzwe neza azabona tike y'igikombe cya Afurika cyabereye muri Maroc tariki 17 Mutarama kugera tariki 8 Gashyantare 2015. Ariko inkuru yakurikiyeho nuko Amavubi yavuyemo atemaga kubera gukinisha umukinnyi ufite ibyangombwa bibiri biriho amazina atandukanye. Uwo ni Teddy Itekeyama. Ikongo yagera u Rwanda akitwa Birori Dadi. Indi nkuru yaje ivuga ngo ikipe y'u Rwanda mu mupira w'amaguru Amavubi yageze ku mwanya wa 64 ku rutonde rwa FIFA ngaruka kwezi bwa mbere mu mateka yayo. Bikaba byarabaye muri Werurwe 2015. Mbere yaho gato mu Kuboza 2014 Amavubi yageze ku mwanya wa 68. Izo nizo nkuru abanyarwanda bahirukaga kumva mu matwi yabo. Gusa uwatumaga ibyo byose bibaho nta wundi yari umwongereza Stephen Constantine, umugabo wari waje kongera kumurikira imitima y'abanyarwanda ngo bishime. Gusa ibyishimo ntabwo byarambye kuko Stephen Constantine wari umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi yasezeye kuri uwo mwanya muri Mutarama 2015 nyuma y'umwaka umwe gusa atoza ikipe y'u Rwanda Amavubi. Yaragiye gutoza ikipe y'u Buhinde. Gusa inkuru y'uyu mugabo yongeye kugaruka mu matwi y'abanyarwanda nyuma y'imyaka 11 kongeye kugirwa umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Iyo hagize ukubwira ngo ngwino uhagara igihugu cyacu biba ari iby'agaciro gakomeye kuko baguha inshingano uyobora umupira wabo. Ni ibintu maze gukora mu bihugu bitandukanye biratangaje nko muri Nepal n'ahandi nagiye nyura. Ntabwo habaga ari ku rwego rwiza, gusa abaturage baho babaga ari abantu beza. Gusa ibintu byaho ntabwo byabaga biri ku rwego rwo hejuru no mu bushobozi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yatangaje ko Stephen Constantine wari umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi mu bagabo ndetse n'ikipe y'igihugu y'abatejeje imyaka 23 yabaye kuri wa mbere tariki 12 Werurwe 2026 nibwo yahawe izi nshingano. Ahabwa amasezerano y'imyaka 2 ishobora kongerwa hashingiye ku musaruro. Look, I go into a country and I think I'm the foreigner. I'm the one who has to change. Reba, iyo ngiye mu gihugu mba ndi umunyamahanga, ngiye ngomba guhinduka. Narebye nk'ibyabaye muri Sudani, Malawi ndetse n'u Rwanda. Narebaga ubuhanga bw'abakinnyi ariko nta bikorwa remezo byari bihari bihagije. Abakinnyi batarye neza ndetse nta naho bakoraga imyitozo heza. Naravugaga nti bafite ibi nanjye mfite ibi ngibi, ntabwo nkwiye kwitakisha. Nageze mu Rwanda nsanga barya umuceri gusa 3 ku munsi kandi byangiza abakinnyi. Naravuze nti ni gute nababwira ko ibintu atari byiza kuri bo? Naravugiye ngo mwarya ibi biryo ntabwo ari byiza kuri mwe. Ibyo baryaga buri munsi gusa nibyo bari bafite gusa. Rero byabaye ngombwa ko nkoresha ibyari bihari byabafasha. Gusa icyambere ngiye nkora nkunda kubaha abantu. I have to find a way to make what they have work for them. And I think the first thing is to respect the people. Stephen Constantine wongeye kugirwa umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi yavukiye Londres mu gihugu cy'Ubwongereza tariki 16 Ukwakira mu 1962. Akaba afite imyaka 63. Arubatse kandi afite abana 3 b'abakobwa ndetse akaba afite n'ubwene gihugu bw'Ubwongereza na Shipley. Uyu mutoza yakinnye ruhago nk'abigize umwuga, gusa aza guhagarika gukina ubwo yari afite imyaka 26. Gusa hanini bitewe n'imvune ikomeye yagize mu ivi maze ayoboka iyo gutoza. Stephen Philippe Constantine akaba afite lisansi y'ubutoza itangwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA. Yabonye muri 2004 ubwo yari afite imyaka 38. Gusa FIFA yaje kumubonamo ubunararibonye mu batoza maze imushyira mu kanama k'abatoza b'inzobere bashinzwe guhugura abandi batoza nyamara akiri muto.
Stephen Constantine yatangiye gutoza mu gihugu cya Chypre mu ikipe ya Apollon Limassol yabateje imyaka 21 ari umutoza wungirije mu gihe hagati y'umwaka 1994-95 nibwo yabaye umutoza mukuru wa Achilles FC ayirinda kujya mu cyiciro cya kane ahubwo igiye mu cyiciro cya kabiri mu mwaka ukurikiyeho yerekeje mu ikipe APEP FC maze ayikora mu cyiciro cya kabiri ageze mu cyiciro cya mbere ndetse ahatwara n'igikombe cy'umutoza mwiza w'umwaka kuva muri 1999 kugera mu 2000 yatoje ikipe y'igihugu ya Nepal ayo mwanya wa kabiri mu mikino y'ibihugu bya Aziya y'Amajyepfo hagati ya 2002 na 2005 yagiye gutoza ikipe y'igihugu Buhinde icyo gihe Buhinde bwari ku mwanya w'101 ku isi ava mu mwaka wa 2005 ubu Buhinde bwari ku mwanya w'146 ku isi imyanya 15 nyuma y'u Rwanda atoza Ubuhinde yabafashe gukina imikino y'igikombe cya Aziya mwaka wa 2002 ariko 2004 ntiyabasha kubona itike mu gihe yatozaga ikipe y'igihugu Buhinde yaje gutsinda u Rwanda mu mikino yabaye mu mwaka wa 2004 igahuza ibihugu bya Aziya na Afurika mu mwaka wa 2007 yaje kujya muri Malawi ahamara umwaka umwe gusa ahita yirukanwa aziye gutsindwa imikino 6 yose mpuzamahanga ndetse no kunanirwa guhesha Malawi itike yo gukina imikino ya nyuma ya shani mu mwaka wa 2009 kugera muri 2010 yahise aba umutoza w'ikipe y'igihugu ya Sudani azana politike yo gukinisha abakinnyi bakiri bato ariko ntiyigera itanga umusaruro ahita yirukanwa nyuma y'umwaka umwe gusa asubira iwabo muri Chypre aho komoka maze ajya kwibera umutoza wungirije mu ikipe ya APEP FC yatoje ikipe ya Nia Saramisi atoza n'ikipe ya Tekinosi akina yari akibera umutoza wungirije uyu mugabo nubwo atazwi cyane mu gihugu cy'Ubwongereza niyo mutoza w'umwongereza watoje amakipe menshi y'ibihugu yatoje amakipe 6 nyuma y'icyamamare Sir Bobby Robinson. Stephen Constantine yaje mu Rwanda yongera kwereka abanyarwanda yuko basubira mu gikombe cya Afurika ariko bipfa ku munota wa nyuma ubwo Claude Leroy yaregaga u Rwanda ko rwakoresha umukinnyi ufite ibyangombwa bibiri bituma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikurwa mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika. Stephen Constantine yavuye mu Rwanda muri 2015 ahita ajya gutoza ikipe y'igihugu Buhinde naho yamaze imyaka 4 muri 2021 yatoje ikipe ya Pavos FC iyi ngiyi twabonaga mu minsi ishize yakinaga imikino ya Champions League 2022 kugeza muri 2023 yari ari mu gihugu cy'Ubuhinde yatozaga ikipe ya Eastern Bengal ahangaha yamaze umwaka umwe maze muri 2023 ajya gutoza ikipe y'igihugu ya Pakistan naho yamaze mu mwaka umwe yongera kugaruka muri 2025 ariko naho ntacyo yigeze abafasha. Uyu mugabo yongeye kugaruka mu Rwanda muri 2026 icyo turimo kwibaza ese haraho atandukaniye na Adera Murushi weruka gutandukana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi cyangwa se ari buze kongera kwibutsa abanyarwanda ibyo yari yakoze muri 2014 na 2015 cyangwa se akomereze ku byo Frank Trustin Speech yamaze kugeraho. Stephen Constantine umwongereza w'imyaka 63 niwe ugiye gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rero mu gihe cy'imyaka 2 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ryatangaje ko azatoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu gihe cy'imyaka 2 Amavubi ariko n'ikipe ya Under 23 ikipe y'abatarengije 23 n'abatarengije 23 igihe cy'imyaka 2. Bimwe mu bintu abantu bagomba kwitega kuri uyu mutoza bagiye gukorana nawe ni umugabo uzwiho kugira igitsure ku rwego rwo hejuru, ni umugabo ugira icyo bita le principe ikintu kwizigira azwiho cya mbere atajya kinisha ni amahame. Uzi niba akubwiye ngo twatsinze wenda match ya Libya mwemera abakinnyi prime $1,500 cy'idolari bro, niba match ikurikiyeho wenda ari iya Mozambique, mbere yo gukina na Mozambique ishyura abakinnyi bangi, akunda abakinnyi yita ku bakinnyi pe. Ariko kandi dusoza turaje tumuganeho birambuye turamugaruka turatangiye iyo nanone aramutse akubwiye ikintu ntugikora waba umutoza wongije waba umukinnyi bamubyaranye abonga hanze ikibuga. Koko niko kimeze kwashize imyaka burya decade yo imyaka 10 ishize hahinduka byinshi. Se icyo twifuza nuko byaba byarahindutse ariko biganisha heza twebwe
nuko byaba byarahindutse ku buryo buri positif. Naho ku kijyanye na experience ye ari nacyo federation yashingiye ivuga ati ni umutoza ufite experience by'umwihariko no gutoza ibihugu byo ku mugabane wa Afurika, kuko yatoje Malawi, yatoza Sudani, hanyuma za kuza nyuma kujya mu bihugu byo muri Aziya birimo Buhinde na za Pakistan, ibihugu bidakomeye cyane mu mupira w'amaguru, ni ibihugu bikomeye cyane muri za cricket. Ariko ahanini projet yari imujyanye kwari no kugerageza kureba, rega Constantine buriya ni umwinstructeur, buriya kari kugerageza gufasha n'ibi bihugu bidafite izina riremereye mu mupira w'amaguru kugira ngo nabyo abikorere projet ibifasha kuzamura na ruhago, kuko ni ibihugu izi za Buhinde n'izi za Pakistan ni ibihugu nabyo bifite uburyo bihagaze mu bijyanye n'ubukungu, ikindi kandi bifite abaturage benshi nk'Ubuhinde. Murabizi ko ari cyo gihugu cya mbere magingo aya icyaciye ku Bushinwa se Klo cyane, cyaciye ku Bushinwa, Abahinde nibo benshi ku isi. Urumva rero baravuga bati gute umupira ukunzwe, gute umupira cyangwa se siporo iyoboye izindi zose twebwe tutagiramo tutashyiramo imbaraga. Ibyo byose rero umva experience arayifite, ariko navuga ko timing ibaye nziza kuko aje n'ubundi habura iminsi mike cyane kugira ngo dukine FIFA series. Aya marushanwa ategurwa na FIFA azatangira tariki 26. Rero ko abantu bagiye kongera kubona Constantine. Icyo ngo baza amahitamo we ya Constantine uyavugaho iki? Urabona byari bikwiye, ese ko byari bikwiye ko baha inshingano umutoza wanyuze mu Rwanda, aricyo bivuze? Byanze bikunze kuko baravuga bati ni umutoza wakoreye muri environnement nyine, afite aho yasize u Rwanda, afite icyo yakoze bijyanye n'aho yarusanze. Kuko ubu niba turi ku mwanya w'130, 129, 130 n'icyo gihaza mbere yuko tumanuka tukajya kuri 64, hari aho yari yadukuye kandi muri iyo myanya itari myiza. Azi rero ibyo yari yakoze. Mu by'ukuri yicara akavugana n'abatekinisiye ba Ferwafa, akavugana n'abantu bo muri ministeri, n'abatekinisiye bo muri ministeri ifite siporo mu nshingano. Hari ibyo byose, hari ibyo yabasabye kugira ngo akomeze yitware neza ashingiye kuri experience. Icyo ni ikintu cyiza cyane ko niwe uzi ibyo yakoze, niwe uzi icyo ababosi be bamufashije. Nicyo rero tumwitezeho ko yakongera agakora, bitangiriye n'ubundi muri FIFA series bikanakomereza mu majonjora y'igikombe cya Afurika nubwo ari kera, kuko iyi FIFA series ikintu giye kumufasha ni ikintu cyiza, iramuha ishusho rusange. Kuko amajonjora y'igikombe cya Afurika azaza mu kwezi kwa 10 hafi aho ngaho, ko mu mpeshyi n'igikombe cy'isi. Urumva ntibyakunda, ni uruca abana. Mu kwezi kwa 10 nibwo tuzatangira amajonjora y'igikombe cya Afurika mu furirizo, kandi ngo mu ntego bamuhaye we nabonye zinakomeye, ni intego ebyiri. no kudukarifiya mu cy'Afurika cya 2027, ariko no muri 2030 atwerekezayo nubwo agiye gusinya imyaka 2. Ariko no gutegura ikipe ishobora no kuzakomeza noneho tukandika n'amateka atarigeze abaho mu Rwanda yo kujya muri biriya bihugu. Barambwiye ati bizitabira ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi. Urwa rw'isi rero ni igikombe cy'isi, urwa Afurika ni igikombe cya Afurika. Ariko byaba narabivuze, byaba ari icyo bita scandale, byaba ari ibintu biri scandaleux uko bivuga mu Gifaransa. U Rwanda twumva induru zero zivuga i Bugande no muri Kenya no muri Tanzania, abantu baryohewe cyane ruhago tutariyo rwose. Ibyo bindi bizaze nyuma, ariko icyo bita qualification muri pamoja dutegetswe pamoja. Hanyuma rero Rugasha uzanye iki gishya ku mutoza, turajyayo hariya dutegetswe. Turakoresha bitu bomba izi ndege z'Abanyamerika, turarasa imizinga ariko turajyayo. Banza bazana amatsinda tureba aho turi. Ayaza ariyo yose.
Rugaju niki wari urimo uratubwira kuri karagiteri z'umutoza ariko Claude ikibazo cyawe kiragoye cyane kugereranya Constantine uvuga uti niwe wari ukwiye tutazi aho bari bahanganye kuko twagiye twumva byinshi ariko ubwo kuko ariwe tubonye kandi tumuzi ibintu byagenze gutya Constantine ajya kwa appointed. Constantine ni umutoza wa mbere wadutoje tukagira umwanya mwiza ku rutonde ku kwezi rwa FIFA. cyo twakivuze rwose ibyo bijyana na result birumvikana. Yego. Munabyibuka ko twari tugiye kujya mu gikombe cya Afrika match ya Congo Brazzaville twaje gutererwaho mpaga yari yabwiye umuyobozi De Gaulle aramubwira ati waretse nidukinisha Dadi ibirori kuyu muntu afite ukuntu ashidikanywa aravuga atoya yewe nzabyirengera ngende umuyobozi wa federation shyiramo umukinnyi ariko se none yatamushyiramo nawe watsinze 3 none yatamushyiramo sinzi ko twari gutsinda ntawamenya ariko yatsinze 3 ni byinshi ntawamenya. So birangira rero dusezerewe gutyo ariko twari tugiye kujya mu gikombe cya Afrika ni naho feud cyangwa se kutumvikana gushwana byavuye kuko yari amaze kubona qualification hazamo ibibazo by'uko duhanwe tutemerewe kujyayo abana bibasaga abararakaye nibatangira kumvikana nyuma aragenda. Hari abantu bashingiye wenda kuvuga ati SG Boni Mugabe tuwenda urumva yari media officer muri Ferwafa igihe Constantine yari umutoza wa national. Iyo ntabwo yaba impamvu yo gushingirwaho kugira ngo abe yaba appointed ahubwo bijyana n'icyo ministeri yasabye Ferwafa. Ministeri yasabye Ferwafa ubundi Adera Murusha yahembwaga $25 by'amadolari. Ministeri arabwira ati bijyanye n'izindi gahunda dufite zo guteza imbere siporo nyinshi kandi murabizi Adera Murusha yahembwaga $25 by'amadolari kandi murabizi ko tugomba nyine gufata ibintu byose nyine tukabibalansa uretse manze seke mo gake Saderi ntabwo afite yahembwaga $25 ntabwo ari byatanga Adera Murusha nabyo rose kuro ntabwo nabwo bigera 25 makeya umutoza wa national nawe Adera Murusha rwose dukomeze anyereka go tu video ariko urasavuga ati burya ngenda narasa ariko aratisha cyane kunyana kuri no hotel iri Nyarutarama yamaranye nk'amasaha 3 akwereka utuntu ahubwo ati ngiye ibintu mba mvuga afite agatelefone kangana gusa gatoya kako ni iPhone mbanza ya iPhone nka 7 ni gatanu ngira urumva akahita akwereka udufoto akwereka utuntu twose Adera Murusha aratisha Adera Murusha yanjyanye aho bita muri upper room ndakafe mu cyumba cyo hejuru. Adera Murusha kaza ni nka diri neza bameze kimwe akubwira ibintu wamucalenjinga nge ntabwo ushobora kumbwira ibintu nagucalenjinga ibintu nk'ibi ngibi ni ikintu bimeze agahita haguruka akenda nko kwiruka agahita akora telefone akahita akwereka Wenga akambwira ati ariko abasaza utatuganira wowe usibye kubabona ko yigeze kundagira nk'amasaha 3 ndaseka ndavuga ni njyewe ndagushaka mu kibuga mfite abakinnyi ngiye kubazanira muri ntuza hariya Mutsinzi akina muri Azerbaijan ba Mikel ariko disi yari abashatse dukomeze n'ubundi bazaza dukomeze nuko Constantine rero inshuti yacu baramubwira bati Constantine mu by'ukuri mu bintu byose wakora witegure ko uzahura n'igabanyirizwa ry'umushahara ugereranyije n'uwo uwasimbuye ministeri niyo yabivuze sorry no Amurusha afataga ministeri yasabye Ferwafa gugayarenga undi mutoza udahebanye umushahara mwitegure kugabanya umushahara w'umutoza muzafata ugereranyije n'uwo wa mbere yahembwaga. Abati sawa bafashe amafaranga baravuga bati reka tuyagabanye bakora interview bakoresheje hasabye abantu benshi bakuramo 5 mbo hari job vacancy urumva umuntu abanza kuneka yakoresheje mwe mu bantu bari hano i Kigali ari bugarukeho umutasi we ni umuntu uri muri siporo ibintu byinshi umuntu yirinda ko
operasiyo mba nyifite yose nta muntu utagira abatasirega nawe operasiyo ufite yose abawe nyine baguha operasiyo amakuru yose ndayifite ariko hari ukuntu nyine hazamo nk'amazina y'abantu usanzwe uzi mu mupira swata adashaka kandi si n'ikintu kibi ko bambwira ati nakubarije uri umwe mu bantu batekerezwa neza i Kigali kuko appointment y'umutozo w'igihugu buriya hazamo factor 3 z'ingenzi za mbere. Ikintu cya mbere ni vetting y'igihugu, icyo ubanza ukimenye. Umutoza mbere yuko aba appointed igihugu kimushakaho amakuru, nashaka bari umuzungu igihugu kigomba kwanza kumushakaho amakuru. Who is that person? No kuvuga ngo ntabwo igihugu gipfa kwiyasosiya n'umuntu n'importe qui. Icyo nicyo cya mbere. Ikintu cya mbere rero cyari clean, ntagiye mu bintu byinshi mu nzego zishinzwe kumenya bijyanye n'umuntu naho yanyuze n'imyitwarire n'iki, niba hari wenda nayo makosa yaba yarakoze iwabo cyangwa n'ahandi n'ibindi bibazo. Twari umutozo twari tugiye kuzana unakomeye cyane, hazamo ibibazo byo kuvuga ngo hari kese yari afite ibintu bya raping iwabo, sinakwirirwa muvuga, ariko ni mu bihugu biri mu bintu by'intambara muri iki gihe hirya mu isi, bahita bati mu byihorere. Hari byananditswe ibinyamakuru byo byaramwanditse izo case. Barabanza bakareba niba nta muziro. Nicyo cyane. Kuko uwo muntu ni image y'igihugu. Ntabwo twamara kugwa akazi ejo bundi yakaripuka nk'ibyo bintu bya raping bikuvugwaho kandi utoza abana bacu gusa ibyo bintu twazabifatisha yahe maboko wabihoza ute. Naho rero biragatsindwa si iby'u Rwanda. Cyo ni icyambere cyakabiri tuvuga muri gakondo cyo si iby'u Rwanda. Uyu munsi rahari cyane mu ngamba naruhutse cyane iri joro nkeneye koza kubona ahantu ngorobereza cyane mu ngamba rwose n'abana cyane. Cyakabiri maze ko Axel anawutumiriye ra arawutumiriye afite n'abashyitsi gashize ukwezi yatesemo na rwaro negera ukwezi n'icyumweru kimwe Axel ibi nanza mbere y'uko tujya Rusizi nanza birimo imitsindo aho kugira ngo banze batazamuhitana yo kanya nigiye aba yambaye nanazi irimo utari protege muri iyi minsi nanazi rugango rabakize muri uru runigi tereka bo kwa gatanu. So icya kabiri bien sûr n'ubushobozi. Ngo iyo umuntu wabonye ari sawa ashobotse bareba ubushobozi noneho ese abakinnyi dufite intego dufite icyo twifuza kugeraho, yego uyu muntu afite ubushobozi bushyira mu bikorwa. Gutoza rero ntabwo ari icyo bita license gusa, hakoreshwa icyo bita ama interview kukureba ibyo bita approach z'umutoza. Ibi byaba bigari ngiye kubiganira nanjye ku bushobozi buke mfite, ntabwo nabiganira, wenda nabiganira ngeze nko kuri license B, ariko reka mbabwire kimwe mu bintu by'ingenzi babaza muri interview. Bibaza ngo interview umutoza akoreshwa ngo bimeze ite. Ndabwira kimwe mu bintu by'ingenzi, umutoza aba agomba kuba azi abakinnyi dufite, yego noneho akabasha kugena uburyo azabakinisha. Haba ibyo bita ku brainstorminga ku bijyanye na football, umupira, kuganira umupira. Avuga ati nkurikije ibintu nagiye mbona kuri equipe ukuntu ikina, nakurikira imikino n'iyi, abakinnyi aba naba nabonye hari amakosa runaka yagiye akorwa mu mikinishirize. Ati kagira inkuru avuga ati ukurikije wenda u Rwanda uko rumeze n'abakinnyi rufite n'imyaka bafite bona na experience bafite, byaba bigize umuntu agiye abakinisha umukino umeze gutya, none akabreakinga down tactically igitekerezo cye. Iyo ibyo bintu bihura neza n'icyifuzo kiri muri kampi igiye kumuha akazi, naho bihera. Hari n'abatoza benshi baba rejected bijyanye nuko yumva umupira vis-a-vis icyo bo bashaka abagiye kumuha akazi. Njyanga ibyo bintu murabizi. So uyu mutoza rero kimwe mu bintu yakundiwe cya kera yakoresheje ari nacyo gisubiramo ubu, he wants to play the attacking football. Ashaka gukina umukino uzatira. Aravuga ati ikipe ikwiye kuba itinyuka. Kimwe mu bintu byiza u Rwanda rugira ruzi kugarira, atari ko se rwo rubasha gutsinda biragoye. Tunakosora gato Dadi ibitego ntabwo yabitsinze kuri Congo, biriya bitatu yabitsinze kuri Libya. Rero mu by'ukuri arapropose icyo kintu cyane cyuko mu bintu bigomba guhabwa imbaraga
muri equipe nationale no mu makampa asaba ni ukumuha igihe gihagije cyo gukura pattern mu bakinnyi y'abanyarwanda yo kumva ko turi underdog tugomba kudefana. Wendura iyo myumvire. Binasa neza n'ibyo n'ubyo Adele yarasimbuye wa musaza wo mu Dage. Urabibona? Uriya musaza wo mu Dage arakubwiraga ati ibintu naganiriye n'igihugu n'ibyo nasezeranye nuko ngomba gukinisha ikipe isati. Igomba kuba yataka. Itsindwe ariko ni satire. Ntabwo mwatsinda mutataka. Mugomba kuva inyuma mukataka. So mwitegure yuko ashobora no kuzaba impinduka mu bakinnyi bahamagara ba equipe nationale azaba afite abakinnyi basaba kuko hari n'ababagiye kumuzanira bashya rugangura no muri FIFA series yare bari bugaragare ariko bya bindi bya equipe nationale ngo abakinnyi ngo bafatishije imyanya oya ngo arashaka gukora icyo bita gufata kayungiriza kayungurura gashyira hari abakinnyi biteguye kwitanga 100%. Hari abakinnyi babonye platform ibyo bintu birashoboka cyane bagiye guhabwa umwanya. Icyo rero ni cya kabiri bareba. Icya gatatu kandi muri appointment y'umutozo of course ni financial requirements. Urasaba ibikito bifite ubushobozi. Umuntu ashobora kuza akabati mu meme 50 by'amadolari ntayo dufite. Wari umutoza mwiza ariko ibyo usaba ntabyo dufite. Ibya mbere wari ufite reputation nziza nta kibazo urashobotse tactically rwose byo kuzatoza niki twumvaga ari byiza ariko amafaranga aratugonga. Bahuje ibyo bintu rero abasanga umutoza ufitinga ni Stephen Constantine. Kuki ari we hari abantu bavuga ngo Stephen Constantine ntazi umupira wa Afrika. Ntazi umupira wa Afrika sadutoza yatozaga muri Aziya. Yaravuye muri ngo kuva ngo hegora ngo kuva ngo yagenda ngo ntabwo ngo yigeze agira n'ikipe ku mugabane wa Afrika atoza cyangwa n'ikipe ikomeye. That's not a problem. That is not a point. Ikibazo ntabwo ari aho kiri. Ikibazo ni afite ubushobozi buhindura ibyatunaniye. Yego. Nje nta nubwo nshaka no gushingira ku byo yakoze mbere. Afite ubushobozi. Ntabwo nshaka no gushingira ku byabaye before. Oya. Afite ubushobozi. Ntabwo mbindeba. Afite ubushobozi buhindura ibyananiye. Gahindura ikipe iri ku rwego rwo hasi akayigira ikipe nziza. Ko u Rwanda turarubivuga nk'abanyarwanda dukunda igihugu cyacu ariko mu mupira mumenye ko turi igihugu gito cyane. Nta bigwi dufite amateka dufite. Dukeneye umutoza uza intege zacu nke. Urakoze cyane. Akazibyaza umusaruro. Akaturema amaboko. Ndabaza ikibazo. Intege nke akazibyaza umusaruro. Abagateri principale muri football ni bande? Sont des joueurs. Abo tugira abakinnyi twirirwa dusaragurika ngo umutoza ntiyatugejeje aha akoresheje bande ko ari byo Bekene yavuze. Intoryi twazitanze turashaka kurya inyama. Birasaba umutoza ugomba kuba afite bimwe mu bintu uyu mugabo afite. Icyambere reka nkubwire narajya mu bya coaching cyane. Reba Frank Spittler. Frank Spittler niki cyatumye u Rwanda agira ibyo transforma twese tukabibona tukabona ko ari cyahindutse. Yaraje asanga turi ikipe ntoya. Arangije arabanza yemeranwa natwe kuri icyo kintu n'abanyarwanda. Aravuga ati muremera ko muri ikipe ntoya ko nta bigwi n'amateka. Yego kuba ari uko muhagaze ariko ntibivuze ko ariko mugomba guhora. Noneho mwakwemera tukabihindura tukajyanamo aza ameze nka mwarimu. Muribuka imyitozo ya mbere ukuntu twayikrititse. Muribuka uburyo nta CV yari afite nawe yanditse ngo yanyuze muri za Birmingham cyangwa se muri za Bayern n'ibindi. Tukabanza tukavuga ati si umutoza wetoje n'ibiki ariko yaraje atwereka ko ari mwarimu. Yigisha abakinnyi aravuga ati Gilbert wikwirukanka wubitse umutwe egura umutwe wake up ntabwo umukinnyi ari wiruka baro positioning uhagarara umupira utwara gutya dribble wikora gutya. Yatangiye yigisha abantu gupasa cyane. None se yaje ari nka mwarimu. Rero ikintu dukeneye umutoza yo muri PP. Urumva dukeneye umutoza nk'uyu nguyu mukuru utwandestanding utuzi yarangiza akadufasha gutransforma abakinnyi ibyiza bafite. Hari umuntu uvuze ngo ibyiza byabo bifite ngo ni propaganda ngo zo kuvuga ngo nta bakinnyi dufite ngo barazihaze. Abakinnyi tugira reka babwire impamvu nta bakinnyi tugira eshatu. Iya mbere
iyo igihugu gihamagaye ukabona izi ligue dufite abakinnyi ariko batari dufite beza, abakinnyi badakomeye, badakomeye, ntabyo guca ku batari ruhande, beza. ntabwo bakomeye. Iyo baba bakomeye baba bakina mu mashampiyona akomeye. iyo bakomeye ntabwo tudaheruka mu gikombe cya Afurika 2004. Abakinnyi bacu ntibakomeye, noneho dufite ubwoba, njye bunanteye ubwoba. Abakinnyi nabo twita ko bakomeye bamaze gutarantika. Manzi Thierry yaratarantitse, Djihad yaratarantitse, Olivier Muzamu yaratarantitse, Amangwende bari gutarantika ni mu minsi mike. Mutsinzi Anje ni wari hafi Mutsinzi nawe bari muri 28 gutyo. Iyo wigiye imbere nanone utarantika abatari kubyumva ni izina ry'iritirano rivuga umuntu wagejeje imyaka 30 y'amavuko. Abari kugana iyi niyo campaign ya nyuma bari gukora benshi. Bamuhire Keve baratarantitse, abandi se key players nabaye dufite muri ba rutayizamu harya twatakishane inshuti yaratarantitse kera ingeramyaka. Ese dufite nk'abakinnyi nk'umunani bajya gukina campaign ya nyuma.